Mbanje kubasuhuza kandi mbifuriza n'ibihe byiza, mwe mudahwema kudukurikirana umunsi ku wundi. Aka ni agasobanuye kitwa Mira's Girl cyangwa se umukobwa wa Mira. Uyu ni umunyeshuri wajyaga uryamana n'umwarimu we ndetse aka gafilime nugakurikirana uraza kugakuramo isomo rihambaye ryakwigisha isomo ry'ubuzima. Mbahaye ikaze. Iyi channel yitwa Dani TV Nation, naho wowe mushyashya kanda subscribe kuri no kunzogera kugira ngo video nk'izi ngizi nizikajye zigucika. Iyi ni inkuru y'umunyeshuri wajya kuryamana n'umwarimu we kandi amurusha imyaka. Byatangiye ubwo umwana witwaga Kayiro yabaga mu nzu itari yegeranye n'izo abandi babamo. Ababyeyi b'uwo mwana baba mu kindi gihugu. Uwo mwana w'umukobwa yakundaga kumara igihe cye kinini yandika inkuru kandi ziryoshye. Yari umuhanga cyane. Umunsi umwe yagiye kwiga kuko yari umunyeshuri, yanyuraga mu ishyamba iyo yajyaga ku ishuri yigagamo. Ubwo yajyaga kwiga ku nshuro ya mbere yahuye n'umwarimu. Uwo mwarimu yitwaga Jonathan Mira. Jonathan Mira yari umugabo uri kugenda agana mu zabukuru. Jonathan Mira aba ari umwanditsi w'ibitabo, nyamara ibyo bitabo bikaba bitarigeze bikundwa ndetse abantu ntabwo bakundaga kubisoma. Uwo munsi Kayiro aza mu ishuri bwa mbere yamusabye ibitabo byo gusoma. Gusa Kayiro ibyo bitabo byose yasanze yari yaramaze kubisoma. Ako kanya hahise haza undi munyeshuri w'umukobwa witwaga Winnie, ndetse uwo mukobwa yari inshuti y'agadasohoka ya Kayiro. Bose bahise bajyana ndetse bajyana gusangira. Jonathan yarebye muri ibyo bitabo by'uwo mukobwa asanga harimo n'igitabo kivuga ku myororokere ndetse yaranatunguye cyane. Ako kanya hahise yinjira inshuti ye yitwaga Boris. Yaraje ndetse yarazanye n'ikawa, maze ubundi ahita amuha icyo gitabo yari ari gusoma nawe atangira kugisoma. Ndetse banabonye kimwe mu bitabo bya Jonathan kiri mu bitabo bya Kayiro. Gusa umugoroba umwe yari atashye, umugore yamuburiye umwanya kuko aba ari gukora akazi. Yamusabye ko yava mu byo arimo bakaganira ndetse amubwira ko uyu munsi hari umukobwa wasomye ibitabo bye uwo munsi. Gusa umugore we witwaga Beatrice ntabwo yigeze amwitaho, ahita avugira kuri telefoni yiganirira n'inshuti ye yitwaga Amy. Nyuma yo kwivugira kuri telefoni, ubwo bari bamaze gusangira icyo kunywa batangiye gusomana. Ako kanya telefoni y'umugore we irongera irasona ndetse ibyo byahise binarakaza Jonathan cyane. Gusa mu gitondo Jonathan yaje kubiganiriza ya nshuti ye yitwaga Boris ndetse yaramusetse cyane. Gusa hafi y'iryo shuri bahise babona Kayiro aza aturuka muri rya shyamba yanyuragamo. Jonathan ako kanya ahita yibagirwa ibyaraye bibaye byose, ahubwo yirebera ubwo bwiza bw'uwo mwana muto w'umukobwa Kayiro. Ubwo yabagiragaho, Jonathan yamubaje nimba adaterwa ubwoba n'iryo shyamba yanyuragamo wenyine. Kayiro yahise amusubiza ati ahubwo ninjye utinyitse muri iryo shyamba ryose. Ubwo Jonathan ahita amuseka. Ubwo mu kigo Winnie yatuye hasi ibitabo bye, ariko Boris abona ko abikoze abishaka. Ubwo yahise ajya kumureba amubaza icyo ashaka kuko yabonaga Winnie arimo kumushotora ndetse yajyaga abikora n'inshuro nyinshi. Ubwo Kayiro yari arimo kumureba. Nyuma yaje guhura na Winnie amubwira yuko akora ibintu bidasanzwe. Ako gashuti ke yakitaga agasazi. Nyuma bombi baje kujya mu rugo kwa Kayiro baganiriye ibintu byinshi cyane. Kayiro yamubwiye ko bamubajije kwandika ibintu byinshi cyane kugira ngo ahabwe ikigo ku kigo yigagaho. Yamubwiye ko bamusabye kwandika ibintu bidasanzwe byinshi yagezeho ndetse bidasanzwe mu buzima bwe ndetse byinshi cyane bitandukanye, kugeza ubwo Winnie yamuhaga igitekerezo. Winnie yamubwiye kuzandika ko afitanye ubuzima budasanzwe na mwarimu we ndetse ko bajya banaryamana. Yahise amusubiza ko Jonathan ari mukuru kuri we ndetse ko amurusha imyaka igera muri 20. Winnie yakomeje kubimwumvisha, amubwira ko Jonathan ari umugabo mwiza, amumubwiraho yewe biratinda ndetse anamubwira uburyo ki mu ishuri inshuro nyinshi cyane aba amwitegereza. Uyu Kayiro ibyo ntiyabyitagaho ndetse nta nubwo yari azi ko ari uko bimeze. Ubwo umunsi wakurikiyeho Kayiro yatangiye kujya areba Jonathan cyane. Umunsi umwe mu ishuri Jonathan yabonye ukuntu mwarimu ajya amwitegereza. Arangije amusaba ko nyuma y'ishuri bari buze guhura bakaganira. Jonathan yanatumiye ya nshuti ye yitwa Boris ngo baze gusangira ibya nimugoroba. Gusa mbere y'uko ataha yabanje kubyina. Boris ahita yitahira maze Jonathan nawe atangira kumwigana, atangira kubyina. Ako kanya Kayiro yahise yinjira maze bararebana bombi. Jonathan yakunze cyane inkuru Kayiro yandikaga, yahise amubwira imwe mu mirongo irimo. Kayiro nyuma yo kumva ko mwarimu yafashe imwe mu mirongo y'igitabo yandikaga byaramushimishije cyane. Jonathan yasabye Kayiro kumwandikira inkuru mu buryo bwe
amubwira ko nabimukorera azamuha amanota yose ndetse anamubwira ko azuzuza mu gice cy'igihembwe. Kayiro maze nawe ahita abyemera, ndetse Kayiro wakundaga gusoma ibitabo bya Jonathan yatangiye kumubwira bimwe mu mirongo igize ibitabo bye. Gusa Jonathan ashimishwa no kumva uburyo ki umwana akibuka imirongo iri mu gitabo yanditse, ndetse banahana gahunda y'uburyo bazahura muri weekend bakaganira ku mikoro aba yabahaye. Nyuma Jonathan yatashye mu rugo iwe ajya kureba umugore we, maze bajya gusangira ibya nijoro. Aho ngaho na Winnie yari ahari. Ako kanya Winnie ahaguruka ajya kureba ibyo yari yasabye. Beatrice yamubajije nimba uriya ari wa mwana w'umukobwa ajya amubwira, maze Jonathan amubwira ko undi yitwa Kayiro. Gusa Beatrice atangira kugira ishyari. Umugabo we yahoraga amubwira kuri uwo mwana w'umukobwa. Ako kanya atangira kubwira umugabo we nabi mu maso ya Boris. Atangira guserereza umugabo we, amubwira ko amaze igihe kinini nta kintu kizima yandika, maze amubwira yuko ari umwarimu uri aho ngaho gusa asanzwe. Jonathan byaramubabaje cyane. Weekend yarageze, maze Kayiro ajya guhura na mwarimu we mu nyubako yari yamubwiye. Bombi barahuriye, maze Jonathan yicara amwegereye. Aho hari umugabo watangiye kubasomera imivugo. Jonathan yari ateze amatwi umugabo wari uri aho uri kubabwira imivugo, mu gihe Kayiro we yari ari aho ngaho arimo amwitegereza. Ubwo Kayiro nyuma yazanye itabi, we na Jonathan batangira kurisangira. Ubwo umunsi ukurikiyeho Kayiro yaje kureba Jonathan, yari yambaye akajipo kagufiya gakururana. Ubwo Boris yamubazaga kuri ibyo, yanze kumusubiza. Ubwo Boris yahise yigendera, maze Jonathan asigarana na Kayiro. Baricarana, baregerana ndetse baranaseka. Ari mu ishuri agenda yakiriye message y'umugore we amusaba ko basohokana muri weekend. Ubwo Kayiro mu ishuri yabwiye Jonathan umwanditsi yakundaga, ubwo yifuzaga kwandika inkuru nko mu buryo bwe. Jonathan wihutaga cyane yaramwemereye. Ubwo Winnie yahise yurira ameza ya Jonathan, maze atangira gushotora cyane Kayiro. Ubwo Boris yahise aza kureba Jonathan, maze Winnie atangira kumushotora cyane. Ubwo Boris ahita yifatira telefone. Kayiro ubwo nawe ntiyabonaga telefone ye. Ubwo ku rundi ruhande Jonathan wari wihuse ajya kureba umugore we, ibyo gusohokana byahise byanga. Beatrice yarahuze cyane mu kazi. Ubwo ako kanya Kayiro yahise amuhamagara, atabishaka Jonathan yaramukubye. Gusohokana n'umugore we byari byanze, maze Jonathan wari watanye telefone ya Kayiro ahitamo kuyimujyanira. Ubwo yarageze ku nzu Kayiro yabagamo, imvura yatangiye kugwa ari nyinshi cyane. Kayiro yaje kureba Jonathan yambaye ikanzu imufashe cyane. Bombi batangiye kurebana, maze bahita batangira no gusomana. Nyuma y'ibyo byose Jonathan yasubiye mu rugo. Kayiro ahita amwandikira Gmail. Ako kanya umugore we amubwira ko adashobora gukora akazi neza ari aho ngaho mu rugo. Jonathan maze ahita ahitamo kumusiga, maze yigira mu kandi kazu bari bafite aho ngaho hirya. Yatangiye gusohora impapuro ku nkuru zanditswe na Kayiro. Jonathan yatangiye gusoma izo nkuru, zari inkuru zivugira ku bintu bijyanye no kuryamana n'urukundo gusa. Muri iyo nkuru uko we na Kayiro bari babanye nibyo byari byibereyemo gusa. Uyu mwarimu ndetse n'uwo munyeshuri bakoraga ibyo byose. Umwarimu yaratunguye cyane, ahita yikanga, ndetse byose byahise bihinduka ku munsi ukurikiyeho. Ndetse Jonathan ntabwo yigeze yongera kwita kuri uwo mukobwa na busa nk'uko byari bisanzwe. Ndetse baje guhura, amubwira yuko atigeze akunda inkuru ye kuko irimo amakosa menshi. Kayiro amusubiza yuko yanditse inkuru ivuga ku buzima bwabo. Ubwo Jonathan yahise amubwira ko bombi nta hantu bahuriye, umwe ari umunyeshuri undi ari umwarimu, yewe ndetse ko nta n'ikintu bahuriyeho. Ubwo akibyumva ibyo byose Kayiro byaramubabaje cyane. Jonathan yahise amubuza kuzongera kwandika ku bintu nk'ibyo ngibyo, bitabaye ibyo kazamuha 0 mu masomo yose, ndetse akanamuha 0 mu manota y'igihembwe cyose. Ubwo Kayiro akibyumva nawe yararakaye, yaramubwiye ati utewe ubwoba n'ibyo nabashije kwandika wowe utashoboye kwandika. Ndetse Kayiro aranamusebye cyane, anamubwira yuko ari umwarimu uri aho gusa usanzwe, anamubwira yuko atazigira nkaho nta kintu bakoze. Ubwo Kayiro yatashye mu rugo ari kurira cyane, atangira gusangira inzoga na Winnie. Ubwo Jonathan nawe yagize ubwoba, atangira kwiyahuza inzoga nyinshi cyane, ndetse agaragara mu maso nk'ufite ubwoba bwinshi cyane. Umugore we yamubajije icyabaye, ahita amusubiza iby'inkuru ya Kayiro, maze umugore we biramushimisha cyane. Ariko mbere yuko bagira icyo bakora, Boris yahise aza aho ngaho mu rugo rwabo. Jonathan yahise asa nk'ubabaye, naho Winnie na Kayiro we bari bakiganira. Kayiro abwira Winnie uburyo ki Jonathan yamubeshye cyane, ndetse ko atigeze anamukunda na gato. Yahise amusaba kohereza message Boris, maze bombi bakagwa mu mutego. Winnie yarabikoze, ariko ibyo yamwandikiye ntacyo byatwaye Boris. Ubwo Kayiro yamuhaye igitekerezo, bakuyemo imyenda, maze amafoto bifotoye bayoherereza Boris. Ubwo Boris amaze kureba ayo mafoto nta kindi yakoze, yahise asohoka aritahira. Ndetse ako kanya mu kigo abayobozi bahise bahamagaza Jonathan.
Abayobozi b'ikigo bari bamaze kumenya ko umwarimu Jonathan aryamana n'umunyeshuri we Kayiro. Umugore we yarabimenye ararakara cyane. Ubwo umugore we Beatrice yahise abaza umugabo we nimba ibyo ngibyo byo kuryamana byarabaye. Kubera gusa iyo nkuru y'uwo mukobwa, yahise abaza umugabo we nimba bararyamanye. Gusa Jonathan we yabihakanye yivuye inyuma. Ubwo ku munsi wakurikiyeho Kayiro ntabwo yigeze ajya ku ishuri. Ubwo Jonathan yitabye umuyobozi w'ikigo amubaza uko ibyabo byaba bimeze. Ubwo Kayiro yabivuze uko byagenze kose. Yamubwiye ko uwo mwarimu yamuhaye umukoro wagombaga kuzagira amanota azabona hagati mu gihembwe. Yamubwiye ko basangiraga itabi hanze y'ikigo ndetse bakanaryamana. Ubwo Jonathan bamubwiraga kwisobanura yatangiye kutitimanga ndetse asa n'ubuze n'icyo avuga. Umuyobozi w'ikigo akibona uko bigenze ndetse ahita anemeza yuko ibyo Kayiro yavugaga ari ukuri, ahita afata umwanzuro wo kwirukana Jonathan. Jonathan yahuriye hanze na Boris hanze y'ikigo. Boris abwira Jonathan ko hari ibyo yari akwiye kwirinda, amubwira ko ibyo byose ndetse anamubwira ko ibyo byose ari byo bitumye yirukanwa. Boris ahita yigendera. Jonathan yatashye mu rugo n'amasoni menshi, abwira umugore we ko bamwirukanye ku kazi. Umugore we yahise amushidikanyaho, yarongera amubaza ati hari ikintu cyaba cyarabaye hagati yawe na Kayiro? Umugabo arongera arabihakana yivuye inyuma. Beatrice yarababaye cyane, amubaza nimba akunda Kayiro. Jonathan na Beatrice baratonganye cyane maze batangira kubwirana nabi, ari nako umwe abwira undi amakosa ye. Bararwanye bombi maze Beatrice ahita avuga ko afashe icyemezo cyo gutandukana nawe. Ubwo ku rundi ruhande we yahuye na Kayiro, amubwira ko ibyo yakoze byatumye Jonathan yirukanwa ndetse Kayiro amubwira yuko ibyo atabyitayeho ndetse anarenzaho ko Jonathan yamusuzuguye cyane ndetse anamubwiye ko ikintu gikomeye cyane kigezweho mu buzima, Jonathan yirukanwe mu kazi ndetse akaba atakiri kumwe n'umugore we batandukanye. Ndetse anavuga ko ibitabo yandikaga atazongera gushobora kubyandika. Ngiyi nkuru y'umwana muto witwaga Kayiro waryamanaga n'umwarimu we, ariko bikarangira uwo mwarimu yirukanywe nyuma y'uko byose bije kujya hanze ndetse n'umugore we bikarangira mutaye. Nsoreje inkuru y'uyu munsi nari nabateguriye. Njye mwari muri kumwe nitwa Dani, nanakurarika gukurikira izindi nkuru nk'izi ngizi ziryoshye. Subscribe, share, comment byanyu ni ingenzi. Imana ikomeze ibarinde.